Ubusanzwe tumenyereye ko umuntu ukomeye abantu bubaha iyo ari bujye nko gusura ahantu runaka habanza kujyayo abamuteguriza, bagategura aho azashyikira, aho azarara hameze neza muri ako gace, ndetse n'abazamwakira biyubashye ku rwego rwe. Ibyo ni ibisanzwe kandi birakwiye ko bikorwa muri sosiyete zacu nk'abantu. Ngira ngo nk'abemera Imana twese turabizi ko nta muntu usumba Imana, niyo muremyi wa byose n'umugenga wabyo. Na ba bandi bakomeye navugaga niyo muremyi wabo. Ibyo bigatuma ikwiye kubahwa kurusha byose na bose. Ariko imigenzereze yayo itandukanye kure n'iya muntu, kandi hari igikomeye twayigiraho nk'abakristo. Ivanjiri tuzirikana none kuri iki cyumweru cya 4 cya Adiventi iratwereka uburyo Imana yo kubahwa kuruta byose ica bugufi kugira ngo yegere muntu. Imana nayo yohereje marayika wayo ngo ayitegurize, ariko aho imwohereje ni ku muntu uciye bugufi, umukobwa w'isugi utaruzwi, utari ikirangirire habe namba, nawe ubwe watunguwe kuko yumvaga atabikwiye. Niyo mpamvu agira ati, ibyo bishoboka bite? Ariko nyuma amaze gusobanukirwa n'icyo Imana ishaka, ati ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko abishaka. Nguko uko Imana yaje kubana na muntu mu buryo butari bwitezwe, ari nacyo cyatumye bibera urujijo ab'icyo gihe, kuko benshi ntibamenye ko ari Imana yaje ibagana. Nguko uko Imana natwe itugenderera, ntabwo izihambaye cyangwa ica igikuba, ahubwo iza bucece mu mutuzo. Uciye bugufi niwe uhura nayo, iyo ugiye hejuru unyuranya nayo ntimuhure. Mu masaha makeya turaba duhimbaza Noheli. Noheli itubera uburyo bwo guhura n'Imana izitugana. Muri iki gihe cya Noheli tuzazirikana uburyo budasanzwe Imana yaciye bugufi kugira ngo ibane natwe. Natwe rero duce bugufi, tuyakire, tuyihe umwanya ukwiye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umubyeyi Bikira Mariya Imana yanyuzeho kugira ngo yegere muntu, natwe dusabire kuyakira, maze tubere Emmanuel, Imana turi kumwe igihe cyose. Mbifurije Noheli nziza.